natwe guhera ikiganiro gitangiye kugera ku musozi wacu uraza kungukiramo byinshi. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga Pasiteri Alice Nyirabagenzi. Uyu nguyu azwi ku izina cyane cyane rya Mama Lionel. Uyu akaba asengera muri ADPR. Akaba akundishwa kubera ko atanga ubuhamya bufatika kuko yavuye mu buzima bubi, harimo nko gutegereza umugabo igihe kinini, harimo ubukene bw'ababyeyi be ndetse n'abarumuna be, harimo kubura kutiga ndetse no kudakurikirana amashuri ndetse n'ibindi. Akaba akunze gushimira Imana bigaragarira buri muntu, akaba akunda kubyina umuziki mu rusengero ndetse no gutanga inyigisho zifasha urubyiruko uburyo rwasha igiterane gikomeye mu Rwanda cyiswe Abagore Twese Hamwe, All Women Together, aho yigishije ku nsanganyamatsiko kuva mu gutsikamirwa tujya mu butsinzi. Yabwiye abakobwa ndetse n'urubyiruko ko bakwirinda imyitwarire ishobora kubabuza ejo hazaza ndetse bakabigiramo uruhare. Akaba azwiho gufasha cyane nko kuba twavuga ukuntu ejo bundi yishyuriye Theo Bosebabireba afite ikibazo cy'umugore we cy'uburwayi ndetse gikomeye, ariko si we wenyine yafashije, akabafasha ndetse n'abandi. Ku mwanya wa 8 turahasanga Pastor Hortense Mazimpaka. Akaba ari umuyobozi w'itorero rero Believers Worship Center, akaba yararitangije tariki ya 11 Kamena 2017 nyuma yo gusezera ku buyobozi bw'itorero Zion Temple mu karere ka Karongi. Uyu ari mu bavugabutumwa
turagushimira